Cheki mifungo bame nipake mifuka ya bikame gihappy kazinzanye wallahi bakubye kane I business nanjye ubwanjye nkaraza mind magigi sare brother ndashaka rare zana brag ngushyira mobile cheka mbaka benje na matroka bugore amavire ya family kare simfita amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye zakumanwa ese mbyite paradizo mbabwira mu ndirimbo ntabwo nakwereka musubiza babwire rero ejo nejo none gahazaza unega iminsi ngibye nibizi umvuga nabi nacyo duhuriye umenye byahangana n'umusarabo unega iminsi uko mbonye ndabizi kumvuga nabi suranziki ushimishwa nuko nambabaye uko mbaye Imana nibizi nubwo rubanda baza banega iminsi nzabarika nkori cyane bereka ko turi kwisi yego na muntu zawe nubwo tonone baziko tubayeho demoto mfite impano neganye ejo hazaza Reka ntangire mbaye kaze bakunzi ba Kigali 250 nanabasohoza reka nkubwire wakoze subscribe nawe utarayikora reka nkubwire ngo ushatse wayikora kuko kugira ngo ugikurikirana ibiganiro bya Kigali 250 gatanu kuri gatanu nikambanze mbwire wowe utameze neza wowe urwaye wowe ufite ikibazo cy'ubuzima cy'umubiri reka nkubwire ngo ihangane ku isi niko yemera ariko kubera Imana bizakemuka reka nsuze abakunzi bacu aba diaspora bari mu majyepfo amajyaruguru abari mu nce zose z'igihugu zitandukanye ndetse n'abari mu gihugu muri rusange mbabwira ko mbasoje kandi tubakunda cyane imbere yanjye harabatumirwa hari umwana muto cyane yambaye inkweto nziza ndagira ngo cameraman afashe ayerekane ni inkweto nigize kubona n'umuhanzi muri video y'indirimbo ntago nzi uko yitwenda nyirayo yaraje kutubwira izina ry'inkweto yambaye agakoto kanyite koto n'umupira w'umuhondo aza kutubwira ibyanditseho yambaye shanete nziza cyane n'umwana ukiri muto ariko ufite impano araza kutubwira impano afite ari kumwe n'umukobwa mwiza w'ikizongerezi usa neza urasa neza kandi wambaye murakoze cyane Erika wenda dutangira ikiganiro twe gutinda mu magambo mbicisha amatsiko watubwira izina ryawe Uzmeka Yimazina ari ku mupira wambaye yego Uzmeka wambaye inkweto nziza murakoze tumara amatsiko iyo nkweto yitwa gute cyangwa ntaguze kuko yitwa Jones iri mu bwoko bwa Prada yego ubwo tubwira noneho Uzmeka ni umwana muto ukiri muto ariko ufite impano yo kuburirimba indirimbo yawe ufite kuri uyu munsi yasohotse yitwa gute yitwa My Story yego indirimbo wakoranye n'uwo mukobwa ukiri yego sister reka wenda ubivuga izina kuko ntabwo nari kuvugira ibyo radukurikiye murakoze amazina yanjye nitwa Sangwa Darlene ukaba uri umukobwa uri mu mashusho y'indirimbo kandi ukabana narembye muri iyo ndirimbo yego ndashaka kumbwira byaje bite kugira ngo usange uri kuririmba n'uyu mwana Uzmeka Liberi Uzmeka waje kwisanga gute muri kurana indirimbo ese ibyo kuririmba byatangiye gute tumenye niba twungutse undi muhanzi mushyashya w'umukobwa cyane cyane ko badakunze kuboneka tubwira ukuntu watangiye ikintu cyo kuvuga kugiye kuririmba ugahitamo no kuririmbana n'uyu mwana kuririmba nsanzwe mbikora ariko ntago ndi umuhanzi kubera ko indirimbo niyo ya video ya mbere ngaragayemo ubundi ndi umubekers nsanzwe mbekinga so uyu mwana rero twarahuye kubera story ye nyine inkora ku mutima cyane ndamukunda mpita numva ko namufasha muri byose umuhanzi ubundi hari ukuntu wivuga nyine umuntu agatemva kuri umuhanzi ivuge neza tukumva simfita amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye zakumanwa ese mbyite paradizo singitandukanye umunsi nijoro kuko nibanira n'akazuba hari akantu uvuzemo nyine mpora numva mu ndirimbo nshaka kunsobanurira hari ukuntu uvuga ngo kuko nibanira n'akazuba nyine akajuka kakamaze kisubiriramo k'inyuma ubikora gute nyine hari ukuntu ugahita kirangurura kakidubura ukuntu nyine suri ku busugi byumva wowe nyine akazuba ukumva karacyakomeza ubikora gute
ni ijwi ryawe nyine niko uba warahisemo kubigenza cyangwa niko indirimbo uba washatse kuyikora? Shamani biterwa ni tekinike nyine z'abaririmbyi. Bivuze ngo biri mu muhogo wawe. Buri ndirimbo yose uririmbye ubwo kazamo ako kana gakurangura. Yego. Wizmaker umeze ute muri aka kanya? meze neza. Umusitari w'umwana kuba ubaye umusitari ukiri umwana uri kubyumva gute ko washyize hanze indirimbo kandi iri gukurikirwa cyane cyane muri iyi minsi nk'umwana ukiri mutoya uri kubyumva gute? Uri kumva ko uri guhura n'abasitari benshi, uri kujya ku bitangazamakuru bitandukanye, kuri uyu munsi urumva umeze ute? Ndishimye cyane. None kuva watangiye gukora iyo ndirimbo ni nk'abantu bangaye bari kukubwira ati komerezaho, babana nyine mu bishuti zawe mwabanye muri famiye cyangwa se abaturanyi, babana mu ngano, ni iki kintu bakubwira ati komerezaho utwanya umusitari, bakubwira icyo abana muturanye? Hari abanci intege nyine, hari n'abankomeza tu. Wapi? Hari n'abavuga tu ngo weho ngo amafaranga bari kuyatakariza ubusa. Ukabasubiza ngo iki kandi ubona wowe ufite umusaruro? Njye mbabwirira mu ndirimbo ntabwo nakwirirwa musubiza. Babwire rero. Ejo n'ejo none gahazaza unega iminsi ngibyo nibizi, umvuga nabi nacyo duhuriye umenye byahangana n'umusarabo. Unega iminsi uko mbonye ndabizi, kumvuga nabi suranziki, ushimishwa nuko nambabaye uko mbaye Imana nibizi, nubwo rubanda baza banega iminsi nzabarika nkori cyane bereka ko turi kwisi. Yego na muntu zawe nubwo tonana baziko tubayeho, demoto mfite impano neganye ejo hazaza, nubwo rubanda burwame ukambareke ibyisi n'ababizi. Urakoze cyane. Wow, uzi kurapa cyane. Murakoze. Kuki wahisemo si kurapa utaririmbye izindi ndirimbo zisanzwe z'urukundo ugahitamo rap? Rap niyo nakundaga kumva cyane. Ngaho twigaragarize mu buryo bw'umuhanzi rero. Ugiye kwivuga cyangwa se wigaragaze nk'umuhanzi. Okay, nk'umuhanzi uri guhitinga muri iyi minsi ukiri muto ku myaka yawe mike. Uza kutubwira nayo igaragaze nk'umuhanzi ukiri muto kandi ukizamuka. Twibwire nyine iyereka abagukurikiye nk'umuhanzi mushyashya nyine, twibwire nk'umuhanzi. Wibeshye nyiyongoze rimwe kabiri duterurane, wibeshye nyiyongoze strang ndabyubuhake. Urasoje? It's your boy from now Wizmaker nawundi. Naguyibuka indirimbo ntabwo uri kuyibuka? Ndayizi yose. Turirimbira basi uri kuduha akantu gato kandi indirimbo biraryoshye ariko ihangano uyitangire utubwire ntacyo basi vuge nk'amasegonda nka 40 kugira ngo babwire nyine babahakazi babandi nyine bakurwanya babwire bumve. Basore muhatana tugeze ku musozo twitambika tumuhati bisongo hiti turaje kirameka kanze mbarutso twatwike byacu no gutwika, it's no stress no music kugira ku musozi bisafonze umusozi wa hit benshi bakora bashaka hit zenguruka ufata hit ufata gahunda ejo ngabangonze ba peace ngabanya ngambaye kifu duhanga amasure byo dukora abana twaje muri babumvise nimba batumvise barekera. Urababwiye koko iyo ndirimbo ariko nagira so ntabwo yari yaso nagura video yayo ntabwo nari nakora na audio nturayikora. Iyo ndirimbo nikorwa izakorerwa he? Uri guteganya ko uzayikorana nande? Tubwira ahantu izakorerwa video yayo cyangwa se okay audio wenda ntuyemenye ariko video yayo izakorerwa he? Audio izakorerwa ntabwo ari mu Rwanda, ni muri Congo. Video ntizakorerwa byose kugeze ku rwego rushimishije usigaye ntabwo mu Rwanda ukihiteza? Ntabwo ari ukuvuganya nawe ntabwo nahiteza. Nabonye heza ubwo wayikorera. None ninde muzayikorana? Kuko iya mbere wayikoranye n'uyo muvandimwe, iya kabiri uzayikorana nande? Iya kabiri ntabwo uzayikorana wenyine irangire tubona wenyine? Oya nzabibamenyesha. Uracyari gutegura umuntu muzayisohorana cyangwa umuntu muzayikorana? Reka nkubwire kuzikuririmba, kubona umwana ukiri muto gutyo ukabasha kuvuga amagambo nanjye ukuvuga sinabashobora ariko nyine ufite impano kandi nkubwira ngo komereza. Nanjye mbashimira. Sister mwiza, umukobwa w'icyoki, kuba uri kubona uno mwana afite impano gutya mukaba mwarakoze irandirimbo nabonye abantu bari kuyikurikirana cyane, muri kujya ku bitangazamakuru bitandukanye, ndakeka muri gupromoting indirimbo. Yego. Ni uwuhe musaruro cyangwa se uri kubona ko mumaze kuyigaragaza ahantu henshi, comment z'abantu bayishimiye bavuga ati umwana akomerezaho, uri kubyakira gute ko kubona indirimbo wakoranye n'umwana muto iri kuzanga ku rwego rushimishije? Birashimishije cyane, ni n'iby'agaciro nyine kubona uko ari indirimbo ya mbere abantu bakayikunda cyane, so birashimishije mu ma comments
zose ni nziza nta mbirimo. kubera ukuntu akuze ino ndirimbo mwayikoranye ikaba nziza kandi abantu bakayikunda, uri guteganya ko wakora izindi ndirimbo noneho zifite video ku giti cyawe wenda cyangwa se mugakomeza mugakorana, cyangwa niye gusa mwakoranye nta yindi ndirimbo uzongera kugaragaraho? Ndi kubiteganya gukora nanjye. Uri kubitekereza? Ndi kubitekereza nanjye ngatangira ngakora izanjye. Nyuma y'iyi promotion muri gukora nubona umusaruro wagaragaye cyangwa se ibyo mwakonsomye muri ya ndirimbo muyikora video amashusho, ukabona ibyo mwakoresheje amafaranga mwakoresheje yose yagarutse, ni hehe muzajya kuko buri kintu cyose kigira mushaka kujya guserebura ahantu runaka uvuga ati indirimbo twakoze twagaruje ibintu twayitanzeho, hazamo na za nyungu zacu ku ruhande. Muri gutegura cyangwa se kujya hehe, kujya gusohokera hehe umunsi muzabona nyine inyungu yagarutse, ibyo ntabwo murabiteganya? Mukajya kurya yanyu? Oya, turi kubiteganya. Manager we yari yatubwiye ngo azatujyana ahantu harenze nyine tujye kwishima. Manager anyibutse, manager wanyu mukorana mu buhe buryo? Wenda icyo sinakibaza umwana, wenda niwe nkiri bukikubaze. Twese tuza manager ni benshi, nanjye naramwigeze mu kazi kanjye, ariko umuntu yakibaza se manager wanyu mukorana mu buhe buryo? Nimba ari contract mwasinyanye, niba haramutse haje umuhanzi akabasaba collabo kuri mwebwe, niba byemewe cyangwa bitemewe, cyangwa ari umuntu wakunze indirimbo nyakifuza ko mwazakorana indi, nabwo kubijyanye na management yanyu ihagaze gute, ku buryo umuntu wabifuza ashaka kubabona, cyangwa bitemewe cyangwa ari muri kumwe wenyine byo bimeze bite? Management nge nayo mfite. Okay, ni iyo mwana uri gufasha no mwana. Ubwo nge numvaga nyine ubwo nawe muri kumwe, wowe uri ku giti cyawe nuko uri gufasha umwana gupromoting indirimbo ye. Wowe ntabwo uratekereza kugira manager? Ntabwo ndabitekereza, nta nubwo ndabona uwo nifuza nyine. Wowe wifuza? Nifuza manager wifuza? Wifuza manager umeze gute? Manager bahari ni benshi nyine, ni benshi ariko nyine bayifuza ufite igiceri cya danje. Ariko n'abakeneye umuhanzi umuha igiceri cya danje, ubwo ikirujye uzanya twembi ko manager udakomeza ibintu umeze nk'uwo ngoye. Ubundi manager ikintu abashaka nyine ubwo nabo bakeneye umuhanzi uzinjiza amafaranga agiye kugushyiraho. Wizi nimba ari Wizmaker. Kabazo wenda nashaka kubaza, iyo shanete wambaye mu ijosi iriho akaye kantu imbere yawo kuko ndabona hashushanyijeho iki? Igiti. Iyo shanete ihagaze gute? Nabikaze. Biroroshye. Nyiri tubwira ibintu bidakaze nyine ihagaze, nimba ari amadolari 100 nta kibazo wanayiko. Ubusore inkweto wambaye si ihenze? Irayenze ariko ntago ari cyane. Kuri shanete yawe ku nkweto yawe nziza, iyi nkweto cyo nayikundiye nayibonanye umuhanzi reka mbisiro mu ndirimbo muri video, nakubonye ukiza n'umuganira ni ya nkweto tu mpita numva ko ifite agaciro ka danje, ugomba ko wambaye na shanete ikaze rero. Wapi bijyanye na famille yawe, kubuntu bakiriye nyine kubura umwana muto ukijya mu buhanzi kwiga, bashaka kuvuga ati wenda bishaka kugora umwana mu kwiga, ntago bavuze bati reka wenda tukubuze kujya mu ndirimbo, ntago ziga neza, ntuzakurikira mu ishuri neza, ntago famille igeze ibikubwira? Wapi, kuko bose bakunda nyine ibintu nyine bya na entertainment nyine, ibintu bya show. Ubirebye ntago ubona wenda bizagira ukuntu bikwangiza mu masomo yawe? Wiga mu kangahe? Ngiye kujya mu mbere secondaire. Urishya gutyo? Oya, bivuze ngo kuba ugiye kuba umuhanzi no mu ishuri bihagaze neza? Yego. Ntago ugitekereza ko bizahari igihe uzatwarwa na social media cyangwa se no kuba umusitari cyane ukibagirwa amasomo yawe, ukajya ukabura umwanya wo kujya kwiga, ukabura umwanya wo gusoma amasomo, ukajya wihorera muri ibi byo kuririmba gusa, kwiga ugashyira ukabinanirwa? Wapi, kwiga ni ibyambere kuko ntago uzubaye umuhanzi bagutumira wenda ukajya kuririmba ahandi hantu atari mu Rwanda, bakubaza good morning ukavuga karibu welcome. Bivuze ngo wiga cyane kugira ngo nujye mu kindi gihugu uzabona ukuntu uririmbana nabo usanze. Yego. Wow, ufite gahunda nzima. Yego. Good morning ukavuga ngo karibu. Bigize kubaho? Wapi. Ufite gahunda, bivuze ngo mu kwiga kwawe nta hantu bizabangamirwa n'umuziki uri gukora? Yego. Kubijyanye rero ni
byifungo indirimbo ya Neje narayirebye ndayirangiza ku bijyanye style wari wambaye imyenda wari wambaye mwarakodesheje cyangwa ni bya byangwa byawe bakuye muri garderobe ni imyenda yanjye kubemeze nta nubwo nakodesha wambariye yego ni ikihe kintu cyagutunguye ugitangira kumva ko ugiye kuba umuhanzi ukumva kiguteye amatsiko cyane cyangwa se kumva kiguteye ubwoba ujya kuri mikoro ukaririmba ukajya muri video ukaririmba ni ikihe kintu cyakugoye muri shoot wakoze indirimbo ya mbere kumva nyine kirakunaniye ariko bakakiguhatiriza nagari ntabwo ugiye utinya kamera ugira isoni wumve nyine ntabwo uri kwirekura bakakubwira ati bikore gutya umuraperi agira gutya akazunguza intoki nabyo wapi bivuze ngo ugiye gukora byose ubizi kuko nakundaga gukurikirana na nyine abahanzi tu wabanje kwiga ku bahanzi biga ko nawe ugiye kuba umuhanzi ninde muhanzi mu Rwanda wigiyeho warebye ukavuga ati nanjye ngomba kuba umuhanzi kandi nko muraperi tubwira umuhanzi wawe wavuze ati uyu muhanzi rwose ndamukunda ngomba gutera ikirenge mu cye kugira ngo ibyo byageze naho uba umuhanzi n'abahanzi babiri na Bushari Ishkevin na Bushari ugiye kuririmba indirimbo ya Ishkevin uzi kuko ntabwo wafana umuntu wakunda umuntu utazi indirimbo ye duhe Cheki mifungo bame nipake mifuka ya bikame gihappy kazi nzanye wallahi bakubye kane i business nanjye ubwanjye nkaraza mind magigi sare brother ndashaka rare zana brag ngushyira mobile cheka mbakabenge n'amatroka bugura amavire ya family kare ninjye bigidirane bahabe are bake mibarira kura mbaye zana mane bamwe muri aba bacuruza bade ihamashi ndaguhaye kuko iyi ndirimbo harimo ibintu ngo zana amakane hare ibyo bintu byose uri kubaririmbye uzi icyo bisobanura cyangwa se nawe waragiye uraboroka ntabwo uzi amagambo amwe namwe ntabwo ufite asobanura ndabizi nyine tu indirimbo ya undi waruvuze nyine Bushari indirimbo ziko zigoye kweri duhe nawe akaririmbo ke gaturirimbo ni Kinyatrap era ndirimbo yitwa Kinyatrap umwana wo mwirabura kunde ushaka ko nguha ese ubwo niki naguha Kinyatrap ku mutima Kinyatrap ku mugongo ngira ngo ndavuga ngo ni igisambo mu kijyane kwa kabuga mukire mu mbaruganga tegaje ugashaka amayisha mu mbaruga Kinyatrap ku mutima ya benshi bashaka ubuzima nikizera ku mitima ni benshi gifasha ubuzima yaraye nabi yarose nabi buke akanywa itabi gerenera mezi gikari ngo meze neza tayari mubareke bahure n'inzara paka mano yabashiremo inzara nibaburaho kurara niko kugaruka maramaza nugataka inyota mu butayu mana yanjye ndikumva nabuze ikintu mvuga numvaga indirimbo za Bushari ari indirimbo zigoye ariko uyirimbye neza mbwira nyine kugira ngo ufate umwanya kujya kwiga indirimbo ya Bushari byagufashe nk'iminsi ngaye kugira ngo amagambo yose umenye kuyakurikiranya ngese nanabisubiraho mbwira byagufashe iminsi ngaye kugira ngo wumve ko ugiye gufata indirimbo ya Bushari mu mutwe yose ukayirangiza ntago ari iminsi myinshi ariko wakoresheje bikurandika ukajya usubiramo ijambo repita kuko iragoye cyane nayihozaga ku gutwi wafashe radio ukajya usubiza inyuma buri kanya naravuze ati ngo umunsi wose nayindi ndirimbo ndacuranga iriya no kapu yarasohotse nta masaha yari yamara ndayumvije kubera nkurikira na Ishkevin ndavuga ati indirimbo ngo mbakora aranyifashe Bushari yabazi ko uri umufana we wa mbere niwe muntu navuga waba ufite umufana w'umwana kandi ukiri muto kandi ufite impano nk'iyi yaba abizi ko umufana cyane arabizi mwari mwahura se ugiye kumbeshya twarahuye oya Bushari mwarahuye yego ryari cyangwa mwahuye gute se ni umuntu wabahuje cyangwa waravuze ati ufite ngiye gushaka nimero ye muvugisha nk'umuntu oya twahuriye nyine ninde muri interview ahantu nyine ariko za muri studio nyine tuba turacirenze tu hari utugambo uri kuvuga guciringa ni iki nko kuganira tu ukongera na kato yego nyine uragaragara nk'umuntu ariko nyine amagambo uvuga ewa just chill tu mu guciringa havuyemo iki twarapanze nyine ntabwo ngo nazagerageraho
Musanze nyine tuzajya nagiraho turaganira tu mu rugo nari ni Musanze mwongeye guhura bose basinga umubwire uburyo mukunda cyangwa se uburyo ku ndirimbo zikaba ushaka no gukora mu njyana oya icyo gihe twamaranye igihe kinini nk'amasaha 3 muganira ntabwo uri gupanga koramboye yawe nawe se nk'umuntu hanze ufana ukunda ntabwo uteganya yuko mushobora ushaka umusaba ko mukorana cyangwa akabigusaba ntabwo ibyo bintu mwabiganiriye wapi ariko nyine hari bishoborano byo gukunda nta wamenya Kevin indirimbo ye kuyifata byagufashe iminsi ngaheyo cyangwa nawe wahise uyikurikizaho umunsi wa 3 urayiga nahise nyimenya tu mwavuganaho no kuri telefone cyangwa ngo muhure ariko wifuza ko mwahura yego bivuze ngo abo nibo bahanzi mu Rwanda ufata nk'icyitegererezo kandi ukunda kandi ufana cyane yego mu bakobwa rero abahanzi n'abasore nakubajije abahanzi b'abakobwa cyangwa se b'abakobwa nyine muri rusange nuhe muhanzi w'umukobwa ukunda mu ndirimbo nubwo utaziririmba ukavuga ati uyu muhanzi kanaka nkunda indirimbo ye cyane indirimbo ye nkunda ni ngiye kugira ngo batumve ko bo twabibagiwe twakunze aho ngo Young Grace the super level Young Grace kubera icyo umwiyumvamo nuko ariko nawe ararapa mbyumva ko nawe ari umuraperi ngo yesi kugiye kuvuga ngo nkabandera nk'undi muhanzi utakora rap ariko biranze baraperi murarogana murakunda Young Grace we ntabwo urabasha kumufata wapi reka wenda nkwifuriza amahirwe kugira ngo ukomereze kandi intego wihaye uzayigeraho reka wenda nongere nsubire hakurya nongere mbaze umuvandimwe kuri wowe uri wenda umuhanzi uracyazamuka uri gutanya kongera gukora indi ndirimbo ukayikora amashusho ndetse na audio ubu uzakora mu yihenjyana nyine wifuza gukora mu yihenjyana ni ugukomeza iyo ngiyo cyane uzahita ujya muri hip hop hip hop ntabwo nayi hip hop iragora mbona abantu bakora hip hop nyine ari abahanga cyane amagambo nuko yahekeranya cyane ugenda nawe yari umwuka biragoye tu bivuze ngo uzahora muri iyo njyana ako urucyabyiga aho bizarya niho zajya aho bizarya niho nzahita nerekeza ubwo rero urateganya gukora kuba wakora indi ndirimbo cyangwa se ugasohora indirimbo nka mu kihe kingana iki nimba ari ikibazo cy'ubushobozi urateganya nyine gukora indi ndirimbo yawe uri wenyine cyangwa se uri kumwe n'undi muntu uryari kuko hari abantu bakunze indirimbo yanyu bakavuga bati uriya musista nawe azi kuririmba turamushyigikiye ku buryo bifuza ko wanakora indirimbo ukazamuka nk'uko abandi banzi bazamutse uri guteganya ryari gukora indi ndirimbo yawe ya kabiri cyangwa se ya kangahe amashusho indirimbo yaba ari iya mbere igiye hanze iyi niyo ya mbere nyine ndamutse nkoze indirimbo yaba ari iya mbere nyine kubera abantu benshi baba bambwira ngo njye muri studio bankorere urumva na mu gitondo mbishatse nabikora ariko nyine hari igihe uba ushaka kumanza kugira ngo usohore ikintu cyiza abantu barakira neza bigatuma utinda nyine ukabyitondera bijyanye na music hano mu Rwanda muri rusange ubona umuziki wo mu Rwanda ubona gute ku buri umuntu uri kwitegura kwinjira muri muzika uri kubona umuziki wo mu Rwanda uhagaze gute urwego nyine uriho ku buryo kuko nawe ushaka kwinjira murumva ntabwo wakinjira mu kintu kitarimo kwinjiza cyangwa kidafite inyungu kuri wowe ku muziki wo mu Rwanda uri kubona gute muri iyi minsi muri iyi minsi umuziki nyarwanda uri ku rwego rurenze rwiza nyine cyane niyo mpamvu twese turi kubyifuza kujyamo kuko turi kubona ari byiza nyine ari ibintu byakubeshaho nyine buri kimwe ubikora ntabwo wasabiriza tubabwo wafasha ukageza no gufasha nawe yego bisawa utangiye gusinzira wapi utangiye kwiyumvira kuri utegeza ku kigoma cyawe washonje wapi ndi kubibona utangiye kwigunga kandi turi mu kiganiro kwera umuntu w'umugabo wapi shabuka wisinzira none wenda reka nkubaze ku kindi kintu ku bijyanye n'amafaranga ntago wenda ndi kubazaho byinshi kuko wenda hari ibyo utazi ku bijyanye n'umusaruro w'indirimbo wakoze n'indi witegura gukora kandi utazakorera mu Rwanda
uri kubona cyangwa se manager wawe akubwira yuko biri kugenda ku ndirimbo mwashyize hanze abantu bayikurikiye nanjye nayibonye iri kurebwa cyane banayikunze bakubwira ati komerezaho kuri wowe ku kijyanye n'umusaruro w'indirimbo manager akubwira yuko biri kugenda cyangwa nta cyizera guha cyangwa nta kubwira aho indirimbo igeze nimba bagukunze niba ugiye gukomerezaho akubwira yuko uhagaze gute muri aka kanya nk'umwana muto kandi wasohoye indirimbo naye comment ndakuzireba tu ufite na telefone igize kuyibona utari gukanda sunyiriza turebe iphone ufite ku meza oya twereke nta mwana ubundi wemerewe gutunga telefone niba uyifite ubwo umuntu w'umugabo yataci kutwemeza wow turebe nayibonye ngira ngo bagutije harimo n'ifoto yawe cyakoze ubundi umuha bivuze ngo nawe bikurikira indirimbo zawe kuri social media nyine abayirebye uzi kubireba comment urazibona byose comment nzirebera ku ya manager yego ariko abantu barakwandikira WhatsApp urabana nanjye nimero kugira ngo tujye ducata yego ducata n'icyamamare yego ku bijyanye wenda n'ikindi kintu nakubazaho ku kintu kijyanye no kubaho cyangwa se ahantu tuye wambwiye ko utuye Musanze yego mu rugo bawe ko waje muri Kigali murateganya gusura Musanze nka ryari byose tubabibaza manager kuko ngenda akora gusa nabonye mufite n'akantu k'akamodoka munitwara byaje gucamo ubu ngubu mu ikofi ufite amafaranga angahe ntabwo umuntu w'umuhanzi yagenda nta kofi afite ntabwo bibaho na manager byumve niba udafite ikofi ubwo hari ikibazo ntabwo yanyigusabye ngo uyinyereke ariko mbwira amafaranga ufite mu ikofi yawe apana kuvuga ngo na ya manager yawe nk'umuhanzi ushaka kugenda ugakandagira inyanya wambaye inkweto nziza ukahita uzishyura ufite amafaranga ye mu ikofi 50k oya yonyine andisikaho ariko nyine andari ku cyuma naye arahagije nta mwana i Kigali utunze ayo mafaranga ku ikofi wemerewe kurya amandazi uracyarya amandazi hapi nyine ubu warakuze ubundi nta bintu by'amandazi harya ufite imyaka ingana 11 urateganya ryari kuba wenda wakomeza umuziki wawe bishobora gukunda cyangwa bikanga ushobora gukora indirimbo bakayikunda nkuko bayikunze iyo wasohoye cyangwa se ugakora indi ntibayikurikire cyane uramutse ubonye bitari kugenda neza mu muziki wawe uracyari mutoya n'ubundi wapozinga ukazakomeza ariko uramutse ubonye indirimbo zawe batari kuzireba neza ukabona manager nyine nta kuntu biri kumera neza wahitamo kuva mu muziki cyangwa washakisha ukundi kuntu wabigenza gukomeza umuziki wawe nyine iyo ubonye ikosa mu kintu urarikosora nyine aho biri gupfira nkakosora hari ukuntu uri kuvuga utuntu twiza mu kuntu ufite amagambo ufite umunwa ngira ngo kuririmba bisaba no kuba ufite umunwa niba ufite amagambo ntago ndakubaza ngo rero kunsubiza ubu nakora nk'akakana ubu karatsubiza bakugishije no gusubiza vuba no kumenya ibyo usubiza vuba nabyo barakwigishije wapi n'iri jambo ryakugoye muri iriya ndirimbo ntihariya kuvuga imyaka 7 yose arwaye imyaka 7 yose arwaye ibyo byakunaniye kwera kare kunshanga to nka pozinga kandi nagukunze gukomerezaho rimwe imyaka 7 yose arwaye byari ryarya waje kurishobora guterera navuze ati ijambo ngomba kurara ndimenye kuko uririmba indirimbo ikarangira ukaza gutangira kukonda kumusubiramo cyangwa barakurepetesheje bavuga ati repeta mpaka urifashije kurivuga narepeteraga kuri gitari nyine uzi gucuranga gitari ndi kubyiga ni ikihe kintu uzi gucuranga senturayizi wapi ubwo ni gitari uri kugerageza muri iyi minsi ukigera rero kuri mugiye gukora audio y'indirimbo kuko studio ushaka gusanga y'abahanzi benshi batandukanye abastar uzi n'abutazi nta muntu wigize gutera isoni uri muri gukora audio ukumva nyine uvuga ati ura muntu ayikunda nkumva mfite isoni nyine ukatsa n'udidimangamo gakeya wapi nta muntu gutera ubwoba ubundi nta muraperi ugira ubwoba yego no mu ishyamba murahanyura bavuga ko abaraperi bameze nk'intare cyane bwambwira indirimbo rero bazi gukora indirimbo zawe imwe ntawe yindi audio ufite iyo ngiyo ndirimbo ese wambwiye ko muteganya nawe kuyikora mbaze ku kundi muhanzi uri hakurya ye
ku kintu kijyanye n'impano cyane cyane iyo umwana kizamuka kiri mutoya impano bafite ibikomeye cyane kuko ari na benshi impano zananiye cyane sibyo kujyanye n'impano n'umwana afite ubibona gute undi mwana wese ukeneye kugira ngo atere imbere nk'uko n'umwana we yateye imbere wamubwira iki kwitinyuka nicyo ndi kuvuga icyambere nyine no gutinyuka so nyine kubijyamo ubundi kujya mu bintu by'ubuhanzi bisaba kuba ubikunda kubera ko iyo ukunda ikintu ugikora neza nta soni nabagira inama nyine yo gukunda ibyo barimo kandi nyine bagatangira kugaragaza impano zabo ari batoya kuko nibyo byiza bituma nazamuka vuba kuko aba ari umwana gusa nyine bitinyuke. Umusitari wacu ugira ikintu ubwira abana bangana nawe bafite impano yo kuririmba yaba umukobwa cyangwa umuhungu ariko akava avuga ati ndacyari umwana ndumva nitinya ndumva ntabishobora agira ikintu babwira ku bana mungana kandi bafite impano nk'iyawe ariko batabasha kuyerekana? Nibitinyuke kuko nta muntu udashoboye niba wiyumvamo ikintu nyine ashaka uburyo wakigaragaza tu and ushobora no kubona umuntu akaguprovinga nyine akaguha ka motivation ukavuye nko mu Rwanda ugiye hanze mu kindi gihugu. Sezera abahanzi bagenzi bawe ubu nta kintu ugiye kudusezera nk'umuhanzi duhita dusoza ikiganiro. Naririmba ku ndirimbo mwanza indirimbo ndirimba tu indirimbo uririmbaho y'umuhanzi indirimbo zose uzidazeze wowe ntacyo tubwiriye iyo ikuri hafi cyangwa waririmba yawe nta kibazo waturirimba iyo undi muhanzi ukunda nta kibazo ariko wivuge nk'umuhanzi usezera abakunzi bawe nk'umuhanzi kugira ngo wumve neza ko kuririmba ari ikintu cyawe iyo yose waririmba nta kibazo yaba iyawe. Muhumure njye sindi hayi nubwo kenshi mbikorera nk'umurasta muhumure sindi kirara nibwo buzima bw'abahanzi wibeshe nyiyongoze rimwe kabiri duterurane wibeshe nyiyongoze ni reggae nabyubuhake it's your boy from nowhere with Mekana wibeshe nyiyongoze rimwe kabiri duterurane. Bakunze wa Kigali 250 mwakoze cyane kudukurikirana wowe utarakora subscribe nakusaba kuyikora kandi nawe wayikoze ngushimira ko wakoze cyane twabazaniye umwana muto ufite impano kandi uzikuririmba mbabwira ngo akeneye support akeneye ubufasha bwanyu akeneye ko mumushyigikira agatera imbere agatera ikirenge mu cyabakuru be babahanzi muri rusange. Reka mbashimire mbabwira ko ikiganiro nakagaruka.